Bakristo bavandimwe nshuti z'Imana, Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. muri kumwe n'abagize umuryango umutima mutagatifu wa Yesu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. Weretse Marigarita Maria, umutima wawe mutagatifu ari nk'itanura ry'urukundo, ukunda abantu bakwitura inabi. isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ariho ntuzukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amen. Tugeze ku munsi wa 9, umunsi wa nyuma wa noveni, tegura umunsi mukuru wa Mutagatifu Marigarita Maria Alacoque, duhimbaza ku itariki ya 16 Ukwakira. Ingingo remezo iragira iti: umutima mutagatifu wa Nyagasani Yesu Kristo, we waraze isi urukundo rwe. Tubisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani, umutwe wa 4, umurongo wa 7 kugeza kwa 16. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani intumwa. Inkoramutima zanjye, nidukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akayimenya. Naho udakunda, uwo ntiyamenye Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore uko urukundo rw'Imana rwigaragaje muri twe: Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo ube abeshweho nawe. Nguko uko urukundo ruteye. Si twebwe twabanje gukunda Imana, ahubwo niyo yadukunze mbere, maze yohereza umwana wayo ngo abe igitambo cyo guhongerera ibyaha byacu. Inkoramutima zanjye, ubwo Imana yadukunze bigezaho, natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze abona Imana, ariko niba dukundana, Imana idutuyemo, kandi urukundo rwayo ruganje muri twe. Aho tumenyera ko turi mu Mana, nayo ikatubamo, nuko yaduhaye kuri Roho wayo. Natwe twarabyitegereje, none turahamya ko Imana Data yohereje umwana wayo kuba umukiza w'isi. Umuntu wese uhamya ko Yesu ari umwana w'Imana, Imana imuturamo, nawe akayituramo. Twebwe twamenye urukundo Imana yatugaragarije, kandi turarwemera. Imana ni urukundo. Umuntu uhorana urukundo aguma mu Mana, nayo ikamugumamo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Kubaha no kuzirikana ibikomere 5 bya Nyagasani Yesu. Igikomere cyo mu kiganza cy'iburyo. Yesu nkunda, ndubaha igikomere cyawe cyo mu kiganza cy'iburyo. Ndasabira Kiliziya irangajwe imbere n'umushumba wayo Papa Leo wa 14, inema yo gutsinda abanzi bayihigira, no kugira ngo abakristo bose bagendere mu nzira y'ubutagatifuzwe, bubahiriza amategeko yawe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Yesu, wowe ushengerera Imana Data by'ukuri, ukanayikunda byahebuje, utubabarire. Yesu, wowe ushengerera Imana Data by'ukuri, ukanayikunda byahebuje, utubabarire. Yesu, wowe ushengerera Imana Data by'ukuri, ukanayikunda byahebuje, utubabarire. Tuzirikane igikomere cyo mu kiganza cy'ibumoso. Yesu nkunda, ndubaha igikomere cyawe cyo mu kiganza cy'ibumoso. Ndasabira abanyabyaha ingabire yo kukugarukira, n'abenda gupfa ubahe kwiyunga nawe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho,
ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. amina. yezu ushengerera imana data by'ukuri ukanayikunda byahebuje utubabarire. 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 tuzirikane igikomere cyo ku kirenge cy'iburyo. yezu nkunda, ndubaha igikomere cyawe cyo ku kirenge cy'iburyo, ndagusaba ngo hagwire abatagatifu benshi mu basaseredoti, mu bihaye imana, mu bakristu, natwe duteraniye imbere yawe. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. amen. yezu ushengerera imana data by'ukuri ukanayikunda byahebuje utubabarire. 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 tuzirikane igikomere cyo ku kirenge cy'ibumoso. yezu nkunda, ndubaha igikomere cyawe cyo mu kirenge cy'ibumoso, ndagusaba ngo ubohore roho zo muri purugatori, cyane cyane abiyambazaga by'umwihariko ibikomere byawe bitagatifu bakiri hano ku isi. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. amina. yezu ushengerera imana data by'ukuri ukanayikunda byahebuje utubabarire. 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 tuzirikane igikomere cyo mu rubavu. yezu nkunda, ndubaha igikomere cyawe cyo mu rubavu,
ndagusaba ngo wakire kandi uhe umugisha wawe roho zose zikeneye amasengesho yanjye. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. ibisingizo bya mutagatifu Marigarita Mariya. Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristo utubabarire, Kristo utubabarire, Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristo twumve, Kristo twiteho, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, udusabire, Marigarita Mariya mutagatifu umwigishwa n'intumwa y'umutima mutagatifu wa Yezu, udusabire, mwiganye w'indahemuka w'ubworohe n'ubwicishe bugufi bw'umutima wa Yezu, udusabire, we wahisemo kwiturira mu mutima wa Yezu, udusabire, mushengereza utoneshejwe w'umutima wa Yezu, udusabire, we wabayeho wihishe cyane mu mutima wa Yezu, udusabire, mwiganye w'ukuri kuzuye k'urukundo ku rugero rw'umwarimu wawe witanze kugeza ku ndunduro, udusabire, wowe wagize isugi Mariya itanduyeho umubyeyi n'umwamikazi, udusabire, rugero rutajorwa rw'imigenzo y'ubuzima bwiyeguriye Imana, udusabire, muvugizi munyampuhwe w'abanyabyaha, udusabire, mugira neza mukunzi w'abarwayi, udusabire, wowe usesekaza ubutabazi budasanzwe imitima yose yiyeguriye umutima wa Yezu, udusabire, wowe washishikarizaga imitima yose kwikingurira urukundo runyampuhwe rw'umutima wa Yezu, udusabire, wowe watoranijwe hamwe n'ikigo cy'abavizitandine kugira ngo mwamamaze ku isi yose ubutumwa bw'urukundo rutazwi kandi rwanzwe rw'umutima wa Yezu, udusabire, Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, tugirire imbabazi Nyagasani, Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, twumve Nyagasani, Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, utubabarire, inema zagusesekajweho, niyo mpamvu Imana yaguhaye imigisha y'igihe cyose. dusabe. Nyagasani Yezu Kristu wahishuriye Marigarita Mariya ku buryo bw'agatangaza ubukungu butazwi bw'umutima wawe, girira ibikorwa by'ubwitange n'urugero rwiza, uduhe kugukunda muri byose kandi kurenza byose, noneho tuzashobore kuronka gutura muri uwo mutima igihe cyose, wubaho ubana n'Imana Data na Roho Mutagatifu, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Amen. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washuje inyuma waje aguhungira, agutakambira ngo umurengere umusabire, nicyo gituma nkwizera. Ndakugana nkuganyira, nguhagarare ko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.